umunaniro, igufasha kubona uburyo bwo kugabanya umunaniro no kongera ihumure mu buzima bwawe bwa buri munsi. Indyo nziza itanga inama ku buryo bwo both for mental health support, what kind of food help would you like today. So ahangaha rero ni bimwe muri examples zose ushobora kuba wayivuga, wenda kwebwe ati nagize umunsi mubi ndi kumva nameze neza n'ibindi nk'ibyo. So rero ahangaha urabona hariho n'amalinki agiye atandukanye. So rero iyi inshuti boti, inshuti yawe umujyanama wawe. Muraho neza inshuti zanjye, uyu munsi tugiye kumenyana na inshuti boti, umujyanama wawe wa buri munsi ushobora kugufasha mu buzima bwo mu mutwe, kwirinda indwara, kwiga uburyo bwo kwitekerezaho no guhangana n'umunaniro. Inshuti boti ni robo ikoresha ubwenge bwo gukorana AI kugira ngo igufashe kuganira ku bibazo bitandukanye bijyanye n'imibereho myiza. Iragutega amatwi, ikagusubiza neza kandi ikaguha inama zigufasha kuba ubuzima bwiza mu buryo bwose, kuba wagira ubuzima bwiza mu buryo bwo aribwo bwose. So ushobora kwibaza ngo inshuti boti yakora iki? Ibyo inshuti boti yakora: kwihangana mu bihe bikomeye. Inshuti boti igufasha guhangana n'ibihe bikomeye mu buzima, ikaguha uburyo bwo kwihangana no gucunga ibibazo byawe, kugufasha gutegura indyo iboneye. Itanga inama ku buryo bwo kurya neza no gutegura indyo iboneye, igufasha kugira ubuzima bwiza. Gutanga inama ku buzima bwo mu mutwe, igufasha kurinda no kunoza ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ikaguha inama zo kwita ku buzima bwawe. Gutoza imikorere yo kwitekerezaho, ikwigisha uburyo bwo kwitekerezaho, mindfulness, no kugabanya umunaniro n'agahinda mu buzima bwa buri munsi. Iyo nta yindi ni inshuti boti. So ni iki gituma inshuti boti ari umwihariko? Ubwenge bwo gukorana AI bwizewe, ni ubwenge bwo gukorana AI bwizewe. So inshuti boti yubakiye ku ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI bwizewe, bituma iguha ibisubizo byiza kandi byizewe cyangwa se byizerwa. Ururimi rworoshye, ikoresha ururimi rworoshye kandi rukwiyumvisha cyangwa se ushobora kwiyumvisha wowe nkawe ubwawe, bituma ibiganiro byorohera buri wese hatitawe ku rwego rw'uburezi yaba afite. So ntica intege, ntigusuzugura cyangwa ngo iguce intege, ahubwo igufasha mu buryo bwubaka kandi bwiza. Inshuti boti ntabwo ari umuntu ngo urayibwira ibintu maze ngo iguce intege. Yo ibyo uyibwiye irakumva, yarangiza ikagusubiza itagiye mu bintu byo kugucaginga. So iraboneka igihe icyo ari cyo cyose, amasaha 24 kuri 24. Ushobora kuyikoresha igihe cyose ukeneye ubufasha 24 ku yandi, kuri ukoresheje linki turi buze kubasigira aho hasi ya nshutibot.netlify.app, ariyo ushobora kuyakisesingaho uyigiyeho, nyine niyo linki yayo. So rero uko wakoresha inshuti boti, jya ku rubuga hariya kuri website twatanze ariyo nshutibot.netlify.app, maze cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tube twaguhereza linki utangire uvugane na inshuti boti. Noneho numara kugera kuri interface yayo cyangwa se aho ucatira nayo, andika ikibazo cyawe mu buryo bworoshye. Urugero nshobora gutanga: mfite agahinda kenshi, nakora iki? Inshuti boti izasobanukirwa icyo ukeneye bitewe n'ibintu yibwiye. Akira ibisubizo n'inama. Inshuti boti iragusubiza mu buryo bwiza, iguhumurize cyangwa ikugira inama
Gufata umwanya wo kwitekerezaho no kuganira n'inshuti ni intambwe ya mbere ushobora kugerageza ibi bikorwa. Twakomeje uruhare rwa nshuti bot mu buzima bwa buri munsi. Gufasha mu bihe by'akaga. Nahuye n'akaga sinzi icyo nakora, nshuti bot igufasha kubona inzira zo guhangana n'ibihe bikomeye. Kwa kundi uba udafite umuntu uganiriza ibibazo byawe cyangwa se wumva utishimye, nshuti bot irahaba kugira ngo ube waganira nayo, kuko si umuntu ngo ibyo uyibwiye izabivuga, kandi data washyizemo se cyangwa ibyo waganiriye na nshuti bot nta wundi muntu ubibona, ni wowe wenyine. Cyakoze umuntu ushobora kubibona ni umuntu ushobora kuba yafashe telefone yawe akaba yayijyaho nawe, kubera ko buri uko ushyizemo ibintu iyo utabisibye bigumamo. So rero uyikoresheje ushobora guhita usiba ibintu umajije kuvugana nayo, cyangwa se ukaba ubirekeyemo mu gihe ushaka kuzajya uza wenda ukabisoma ugakomereza aho wari ugeze. Rero twakomeje. Inshuti bot ishobora kugufasha mu bintu byo kuyobora ku ndyo nziza cyangwa se indyo yuzuye. Nshaka gutangira kurya indyo nziza, mbigenze gute? Igufasha gutangira gahunda y'indyo nziza kandi indyo yuzuye. Nshuti bot ishobora kugufasha mu kugabanya umunaniro. Mfite umunaniro mwinshi, nabuze amahoro. Igufasha kubona uburyo bwo kuruhuka no kugarura amahoro muri wowe. Nshuti bot ntabwo isimbura muganga, ariko iraguha inzira z'ubwunganizi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Iyi nshuti bot ikaba yarakozwe kugira ngo wenda tube twafasha ku bantu bagira nk'ubwoba bwo kuba bagira ibintu byabo baganiriza abaganga. Amagambo y'abamaze kuyikoresha. Uwase nshuti bot yambaye hafi mu bihe bikomeye, sinari nzi ko nashobora kubona ubufasha nk'ubu kuri telefone yanjye, yampaye imbaraga zo gukomeza. So rero nshuti bot mbibutsa ko ishobora kuba yakorera kuri telefone, kuri iPad, kuri electronic devices zose irakora. Telefone havuyemo wenda telefone z'amatushe niho idashobora kuba yakora honyine. So mugabo w'imyaka 42 yanyigishije kurya neza, ubu numva ngira imbaraga z'umubiri n'umutwe. Ntabwo ari igikoresho gusa, ni inshuti y'ukuri. So rero impamvu yavuze ko ari inshuti y'ukuri, inshuti bot iragusubiza nyine ikakumva ibyo yibwiye, ntabwo icaginga, ntabwo ikubwira nabi, nyine iyo igusubiza bitewe n'ibyo uyibajije. Inshuti bot uwo ni Mutoni w'imyaka 35. Inshuti bot yamfashije guhangana n'umunaniro wo kurera abana. Inama zayo zoroshye kandi zishobora gushyirwa mu bikorwa by'ukuri. So rero bivuze ngo inama iguhereza ni inama ziri applicable cyangwa se zishobora kuba zakorwa. So rero twakomeje hano hasi ibibazo nshuti bot ifasha gukemura. Umunaniro. Igufasha kubona uburyo bwo kugabanya umunaniro no kongera ihumure mu buzima bwawe bwa buri munsi. Indyo nziza. Itanga inama ku buryo bwo gutegura no gufata indyo iboneye, igufasha kugira ubuzima bwiza. Igikurikiyeho ibitotsi. Igufasha kubona uburyo bwo kunoza ibitotsi byawe no kuruhuka neza. Imibanire. Itanga inama ku buryo bwo kunoza imibanire yawe n'abandi no gukemura amakimbirane. Iyo nta yindi ni nshuti bot. Uko nshuti bot ikora. Kubaza. Utanga ikibazo cyawe mu buryo bworoshye kuri nshuti bot, urayandikira ukayibwira ikibazo cyawe. Nshuti bot ikikurikizeho ni ugusesengura. Nshuti bot isesengura ikibazo cyawe ikoresheje ubwenge bukorano bwa AI. Subiza. Iguha igisubizo cyiza kandi cyumvikana gishingiye ku bumenyi bwayo bukorano, ariko ifite amakuru menshi. Kwiga. Nshuti bot iga buri munsi igihe
igihe kugira ngo ikomeze kunoza ibisubizo byawe. Inshuti bot ihora yiga kugira ngo isubize ibibazo by'abantu. Gerageza inshuti bot uyu munsi, wowe uri kunyumva, ubuzima bwiza, kubaka ubuzima bwiza bw'umubiri no mu mutwe, ubufasha buri gihe, kubona inama z'ubufasha igihe cyose ubishaka. Inshuti bot irahari. kuba mu muryango, kujya mu muryango w'abantu bashaka ubuzima bwiza, nta kundi wabigeraho usibye kugana inshuti bot. Gerageza inshuti bot uyu munsi, iguha ubuzima burambye kandi bushimishije, wowe ubwawe, umuryango wawe n'abakunzi bawe bashobora kuyifashisha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Inshuti bot, inshuti yanjye, umujyanama wanjye. So rero reka dukore icyitwa demo chat cyangwa se tuyisuzume, tube twareba aho inshuti bot ikora gute. So turaza hano twandikemo inshuti bot .netlify.app gutya muri kubibona hano hejuru gutya byanditse. Niturangiza dukande enter tuyijyeho. Urabona dore nuko nguko isa. Urabona ahangaha yanditse amagambo ari ahangaha yanditse mu cyongereza, ariko inshuti bot izi ikinyarwanda. Uyibajije mu kinyarwanda rwose nta kabuza iragusubiza. Urabona iyi ngiyi, urabona ahangaha hariho what is inshuti bot, ibi ni ibibazo abantu bagenda bibaza biba biri ahangaha n'ibisubizo byabyo hano hasi. Hano hariho ukuntu ibikora, hano urabibona ama example y'ama conversation y'ukuntu ushobora kuba wavugana nayo. Inshuti bot rero aya inshuti bot, a chatbot for mental health support, what kind of help would you like today? So ahangaha rero ni bimwe muri example z'ibibazo ushobora kuba wayibaza, wenda kwebwe ati nagize umunsi mubi, ndi kumva ntameze neza, n'ibindi nk'ibyo. So rero ahangaha urabona hariho n'amalinki agiye atandukanye. So rero iyi inshuti bot urabona yakozwe n'iyi company, niyo yayikoze. So rero kugira ngo noneho dutangire twandikirane na inshuti bot, wakibaza ngo bigenda gute? So ushobora kuzamo ugakanda hano handitse start chatting. Urabona tuhakanze hatafunguka indi tab, cyangwa se tukaza hano ngaho kuri no bubble, cyane cyane ku bantu bakoresha mobile phones. Uraza ukande kuri no bubble, iyi ngiyi iri hano hirya, kano kantu kari hano hirya ugakandeho. So numara kugakandaho hareta haza ahangaha. Rero iyi niyo inshuti bot. Reka tuyandikira wenda duti hi, uyafata kandi dukoresha ikinyarwanda, bite inshuti bot, tuyandikire gutya. Dutegereze idusubize. Muraho neza, ni inshuti bot, nshobora kugufasha iki uyu munsi? Urabona ko ikoresheje ikinyarwanda. Reka tuyibwira ati wenda uyu munsi ndumva ntishimye. Ibyo byonyine tuyibaze ibyo ngibyo, turebe ibyo ugiye kudusubiza. Birababaje kumva ko utishimye uyu munsi. Ushobora kumbwira impamvu cyangwa icyo wumva cyagufasha kumva umerewe neza? So urumva ahangaha ntabwo isi ihubuka ivuga ibintu byinshi, ahubwo yo ishaka kubanza kukumva kugira ngo imenye ibyo uri buze imenye ibyo yo iri buze kuba yagusubiza. So reka tuyibwire ngo mfasha menye icyatuma mera neza. Reka turebe, tegereze ntabwo bitinda.
So birashoboka ko hari ibintu byagufasha kumva umerewe neza. Ushobora kumbwira niba hari ibintu byihariye bigutera umubabaro cyangwa niba wifuza inama ku bijyanye no kwiyitaho, nk'ibijyanye n'imirire, imyitozo ngororamubiri cyangwa uburyo bwo guhangana n'ibitekerezo bibi. Inama ku mirire, urabona aha ngaha iziduhereza izi nizo main sentences zirimo aha ngaha, dushobora guhita dukandaho tugahita tubona ibisubizo tutiriwe tubyandika. Wenda reka tuvuge ngo inama ku myitozo ngororamubiri, turebe ngo igiye kutubwira iki. So mbibutsa ko iyo ushaka kuba wasiba chat wagiranye nayo, nabyo ndaza kubereka ukuntu bishobora kuba byagenda. So rero dore inama ku myitozo ngororamubiri ishobora kugufasha kumva umerewe neza. Dore ngiyi yayiduhaye hano, imyitozo ngororamubiri ngiyi hano yayiduhaye. So reba hano rero, urabona aha ngaha izi ni chat twagiranye nayo. Dushobora kugira wenda kuba twashaka kuba twazisiba. Iyo ushaka kuzisiba rero, dore uza hano hejuru kuri kano gasako kari aha ngaha, ukagakandaho gutya, urabona restart conversation. Are you sure you want to restart the conversation? Uhita ukanda hano handitse restart. Ibintu byose bihita biba cleared, urabona bya bintu byose twe twaganiriye nayo gusa bigenda. So reka tuyibaze wenda ngo witwa nde, turebe nimba nayo ubwayo yiyizi witwa nde. So rero muraho, ni Nshuti Bot, ndi hano ngo ngufashe waba ushaka kumenya iki cyangwa kukugisha inama ku bijyanye n'ubuzima bwiza, imirire cyangwa ibindi. Reka noneho tuyibaze, se wakozwe nande cyangwa se wakorewe he? Wakozwe nande? Wakorewe he? Tumenye ese koko yakorewe mu Rwanda, niyo mu Rwanda nk'uko bivugwa cyangwa se ni amabeshyo? Reka tubisuzume tuyibaza ngo wakorewe hehe. Nitwa Nshuti Bot, nakozwe na Mutesa Tech Link Company kugira ngo ngufashe mu bijyanye n'ubuzima bwiza, imirire no kwita ku buzima bwawe muri rusange. Hari ikindi ushaka kumenya cyangwa kugisha inama, iri kukubaza aha ngaha uhita ubisubiza. So rero guys, niyo ngiyo, iyo tuyita Nshuti Bot. Mugende muyikoreshe, muyisangize bagenzi banyu, muyimenye, murebe ukuntu ikora, mukore experience, mudupromotinge, nyine dupromotinge ibintu by'iwacu hano mu Rwanda, dutume abantu bose bayimenya, ibe yagera kure. So rero mwakoze kubona nanjye muri no video. Icyo nakwibutsa wowe mushyashya kuri ino channel, nakwibutsa kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zigiye zitandukanye. Muri iyi minsi rero turagira ngo tunashimire abantu bacu. Ubu ngubu community yacu twariyongereye, ubu tubura abantu 1k subscribers. Turabashimira kubw'ineza yanyu, kubwo kutuba hafi no gukomeza kubana natwe mu bintu bigiye bitandukanye. So rero stay tuned, tubonane muri video y'ubutaha.